Twagarutse utibagirwa gukora subscribe no gukora kuri notification kugira ngo ukomeze gukurikirana amasomo. Icyo tugiye kureba noneho ni WordPress permalink setting. Muri make permalink ni uburyo setting website yawe ukagira by default ibyo ushaka ko bizajya biza akaba ari uko. Ni nko gusettinga by default uko bishaka. Reka turebe, baravuga ngo step ya mbere hano ujya kuri setting ukagera permalinks option from the left, bono kubara kubwira ubu uhita uyigeraho. Then step ya kabiri, when you click on permalink the following page appears in the screen. Aha na saso setting gasettinga default ni kuriya umunsi, umwaka, amezi, numeric, mbese uburyo inkuru zawe zizajya ziza zipanze cyangwa se zitondetse. Ibiri muri rusange ibyo dusettinga muri rusange common settings aba default nkuko nayikweretse hano ari hejuru. Aravuga ngo nyine to settinga structure by default uko website izajya igaragara cyangwa se inkuru zizajya zigaragara. Umunsi n'amazina, kuvuga ngo uko ushobora gusettinga ngo bijye inkuru y'ibanza yani ku munsi ahita yaza izina ry'iyo nkuru, byose ukabisettingamo. Ni kimwe n'aha ku kwezi month and name, ku kwezi nabyo urabisettinga. Wenda bijye biza ngo ni inkuru yatangajwe mu kwa gatatu, izina ry'inkuru no post name n'uburyo inkuru zizajya ziba ziteye cyangwa se zikoze. Hano custom structure is set URL nkwibutsa ko ari universal resource locator, icyo twita malink, aho bitewe n'ibyo wahisemo kuza ibyo wifuza bizajya bigaragara ko bizajya bigaragara noneho mu bundi buryo budasanzwe n'uko wari wasettinze hejuru. Ariko hari ukundi ushobora guhitamo. Tugeze hano kuri optional, ushobora guhitamo, baravuga ngo they are optional, these are optional. You can add custom structure for main category or tag URL. If your text box is empty, then the default setting is used. Here you have two options. Are category based. Hano kuri category based ushobora kuvuga ngo wenda hajya habanza category itakurikira ibyo byose. A custom prefix for your category URL. Umuntu najya gusharinga link yawe habanze hazeho ibi uri kwirebera kuri category cyangwa se tag based, ku buryo umuntu ashobora kureba agahita amenya ngo inkuru ya postinzwe wenda kwa kabiri tariki ya 15 muri uyu mwaka, ku buryo birahita bimenyekana kandi yari nk'inkuru ya 70 kuri iyi website bigahita bigaragara. Iyo uzahita ubimenya no mutangira kubikoresha biba byoroshye. Cya gatatu ni uguhita usevinga bisanzwe.